nyine ejo bundi ndabizi barabasohokanye hari kuri Saint Valentin gusa ngiye karagahinda gusa bebe wanjye yari yanyenze nta ndabo nigeze mbona gusa nyine nanifuriza abantu bakoze Saint Valentin neza bakabona indabo bakabasohokana nabo nyine n'abatabonye abakunzi mwihangane bararwanye barinda kwicana ngo yamuciye inyuma kuri Saint Valentin nabonye umugabo bakubise ngo kuki yasohokanye undi mukobwa ngo atamusohokanye nyine ibintu byabaye ni byinshi uburyo ry'amuso kuri Saint Valentin hari abatwaye inda hari ababyaye. Hello, nizere kumeze neza amazina nje ni moza nko bisanzwe ndabashuje banyarwandakazi ndetse nsuza na Perezida Paul Kagame ahari nizere mwifuriza kugira umunsi mwiza agomeza kutuyobora no kwitugeza iterambere hari hose Imana murinde kandi ndamukunda cyane so reka nkurikizaho nsuza abari mu bihugu byo hanze Canada Amerika no muri Kenya nyine n'ahandi hose pe nizere ko narimba kumbaye cyane kandi ndabakunda cyane so rero ikintu tugiye kuganira nababwira nyine nshaka kubabwira ko narimba kumbuye nyine by the way uretse ko ibyo atari byo byari binzanya ahangaha nshaka kubabwira nyine nimba kwikinisha hari ingaruka bitera turebe ingaruka zo kwikinisha n'ingaruka zo kutikinisha so twagiye turatangira ejo ari umufana wanjye nyine yaranyandikiye turaganira mbwira uko yitwa mbwira amazina ye ari mu gihugu cya Canada mbaza nyine mbwira ko yanyishimiye turaganira ikiganiro cyabaye kinini arangije arambaza ati ese nyine ibintu by'imyororokere wabimenye ute ndamubwira ati nyine na Gaston ngiye kubatera ndamubwira ati ukuntu nabimenye nyine ndi umukobwa ndi umunyeshuri narabyize wenda nago mbizi nago nzi byinshi ariko nzi bikenya neza abarambwiye ati ngari kwitamo ndamaze ati se uri kwitamo dogi ndamubwira ati se nanjye wamaye araseka ndamubwira ati waretse guseka ukambwira ngo uri gutuma ngira isoni oh my gosh gutuma ugira isoni guteze arambwira ati ndimo kwitamo ndamubwira ati nyine umuntu akubwiye ngo ari kwitamo nge nabaga nzi ko ari kurya nyine ari kunywa utuntu turyoshye nyine nuko nari mbizi so abarambwira ati ndi kwikinisha oh my god nisongwa mu kantu nsoma message ndeka no kumusubiza nyine ndabyihorera arongera nyandikira ngo banyibise n'iryo sini numwe ati nabona kuri sini nyine ndukubitekereza nyine sorry gato yarambajije ngo ari ukwiyandarika no kwikinisha wahitamo iki ndamubwira ati nta na kimwe kwiyandarika ni bibi nyine no kwikinisha nyine nukwangiza ubuzima bwawe ndamubwira ati nge nta na kimwe nahitamo kubera ko byose ari bibi barambwira ati rero ngende kwikinisha ndamubwira ati kubera iki barambwiye ngo nyine ngo sheri we ngo bakure ngo kandi ngo arikinisha akarangiza pe mu by'ukuri nge ntabwo nzi ngo umuntu yikinisha ati ntabwo nzi nyine ntabwo nimagine nyine ntabwo mba ndi kwimagine ukuntu umuntu yakwikinisha karangiza kujya mu kazi ke nyine akumva nyine ntabwo mba numva nyine ari ibintu bitabaho gusa guys nanjye mfite amatsiko nashakaga nyine mumbwire mu ibitekerezo mumbwire nyine wenda nyine abantu bikinisha ntabwo twabacira iteka ntabwo nyine wabacira urubanza cyane ko nyine iyo nimba akora ikintu umubiri we ntugirweho ingaruka n'ibyo ngibyo akora kandi si byica akazi ke nyine sabe ntabe imbata yabyo nimba akaba yajya mu kazi akagakora akabona umwanya umuryango akita ku nshuti ze nyine buri kimwe cyose akagikora neza ndikumva nyine kwikinisha ntabwo nta bibazo nyine se ntabwo navuga ngo nta ngaruka mbi nyine byatera nyine kuri uwo muntu ubikora nyine umubiri waramaze kubyakira so ntabwo nzi ngo bakoresha iki gusa mwambwira rero nyine tunahera ko tugira uwo mushuti wanjye nyine rukumva yabimbwiye nk'inshuti ariko mbaza
nyine naramugira inama nimba bikora yabireka. Kwikinisha ntabwo ari byiza, hari indwara nyinshi umuntu akora mu kwikinisha, harimo kwibagirwa, ashobora no kwangiza nyine, sinzi ukuntu natuvuga, nyine ashobora nyine kwangiza ubuzima bwe bikazatuma atabyara, kazabaho nyine ari ingumba maybe, ntabwo mbizi neza pe, nanjye babyancanze. Gusa inama namugira nyine ibintu byo kwikinisha pe nabireke, nubwo sheri we nyine ari kure, yirinde kureba filime z'urukozasoni, yirinde kureba nyine amagambo, nyine ibintu byatuma ajya muri mood nyine kuba yakora sex. Reka nyine abaruko nyine nabivugamo. Kandi ikindi namubwira ko nishimiye kuba namenyana nawe, ni inshuti nziza, ni umwana mwiza, aranganiriza, ni story nyine ni inshuti yanjye pe, kandi ndamukunda cyane. So rero mumfashe tumugira inama. Afite imyaka 20, ni umumama w'umwana umwe, nyine ni umumama w'umwana umwe. Ako namubajije impamvu nyine akora ibyo bintu, arambwira ati umugabo we ari kure kandi ntago yamuca inyuma. Mu buryo bwo kwirinda nyine kuba yamuca inyuma, ahitamo kuba yakwikinisha kugira ngo nyine abone ibyishimo akeneye. Ese twamucira urubanza? Ntabwo mbizi pe, ntabwo twamucira urubanza. Wenda nyine ku ruhande rwanjye sinamucira urubanza, ariko n'undi nawe afite ukuntu abyumva. Nyine buri umwe wese, twese ntabwo tubona nyine ibintu kimwe, buri wese ababona nyine batubona ibintu bitandukanye. Nk'uko njyewe hariye njye ntabwo nkunda, hari abakunda kwisiga makeup, hari abatazikunda, hari abambara imyenda miremire, hari abakunda kwambara amapantaro, hari abakunda kwambara amajipo, nyine buri wese n'ibyo akunda. So kandi buri muntu akora ikijyanye n'icy'umutima we ushaka. Rero ntabwo umuntu meraho nyine nanabwira abantu nyine kuba ukora ikintu cyugushimishije, nyine si ukumva ibyo abantu bakubwira ngo nyine bakubwira nabi, bakubwira amagambo agukomeretsa, abantu baguseka. Nyine umuntu akaza akakugisha inama, akamubwira ati uri inshuti yanjye, nakwizeye, mfite ikibazo iki n'iki. Nyine yaba yaje kukugisha inama cyangwa yakubwira ikibazo afite ukamuseka, ni ukuri pe ntabwo ari byiza. Mumbabarire, mugenzi wawe naza gutakira akubwira ko afite ikibazo, nyine ukaba wamufasha mu buryo nyine ushoboye, ukamubwira amagambo amuhumuriza, amagambo amukomeza, mana nyine ukamuganiriza nyine akishima. So rero ako karakanyuzeho, reka mereho nyine ngira n'utundi tuntu mbabwira. Ubu ngubu ngiye ubu nyine murabona nsigaye ngaragara kuri channel yanjye nyine gakenya, ntabwo nyisura buri munsi, akazi kabaye kenshi, nabuze umwanya kuntu nakora video. Gusa umwanya nzaza mbona mu Kenya, nzaza tuganire, twinjoyinge, twishime, ejo bundi nyine twishime. Nanababaza nyine hari abanshuti banjye twumva nyine ejo bundi ndabizi barabasohokanye hari kuri Valentine, gusa ngiye karagahinda gusa bebe wanjye yari yanyenze. Ndabona nigeze mbona, gusa nyine nanifuriza abantu bakoze Valentine neza, bakabona indabo, bakabasohokana. Nabo nyine n'abatabonye abakunzi, mwihangane, muzababona one day. Kandi nkomeza kubabwira ko abantu mwabonye abakunzi kuri Valentine, muzakomeze mukundane, muryoherwe. Abantu mwababaye kuri Valentine, abantu bakatiye, abantu mutahaye indabo. Nabonye bamwe nyine ari umugore yishe umugabo we, ni iki nyine bararwanye barinda kwicana ngo yamuca inyuma kuri Valentine. Nabonye umugabo bakubise ishyi ngo kuki yasohokanye undi mukobwa ngo atamusohokanye. Nyine ibintu byabaye ni byinshi. Uburyo ry'amuso kuri Valentine, hari abatwaye inda, hari ababyaye, nyine ibintu byagiye biba byari byinshi. Hari abishimye, hari n'abarize. Gusa pole ku bantu bababaye, kandi nabo byagenze neza.
ndabifuriza kuzagira indi severate nziza y'ubutaha kundi mwaka ukurikiyeho. Rero amazina yanjye nitwa Muhoza nk'ibisanzwe. Reka dusoreze hano mbabwira ko mbakunda. Imana igomeze kuba ndebera cyoroshye, ndetse n'umushuti wanjye uri muri Canada nyine nawe ahari no kuri ndamukunda cyane. Imana imurebe cyoroshye, ikomeze kumuha amahirwe n'imigisha, igomeze kugubwa neza. Rero ndabakunda abanyarwanda abanyarwandakazi. Imana igomeze kuba ndebera cyoroshye. Bye bye.